turabasuje turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye mu kiganiro cyacu isesengura makuru cya none turi kuwa gatanu turi ku itariki 25 z'ukwa munani ndi Jean de Dieu Kaninijabo ndi kumwe na Yves Nkuye mu rugiye mu mudero udasanzwe ejo iby'imyambaro byagarutsweho none ndabona none yabaye Kofi Olomide naje nambaye rinete zinzara izi nizigifu nagize kantuza karyo kamwe kacitse ejo hari umuvandimwe wo mu Faransa ambwiye ngo yari akuyoboye kubera ko babonaga no kacitse ngiye kubaza ku isoko nsanga byarahenze avuga nubwo nyifite ordonnance na etaba mpansanga byarahenze avuga noneho ubwizamaso zenze rikambe nambaye izigifu ubwo urashaka kuvuga ko muntu dukurikiye igizambara nawe nazambara ajya amenya ko yambaye izigifu nawe nambaye izigifu muri rwo muri studio yawe rutantwika ubwo ngiye utazambara murumva uko mba namerewe ese nta buryo kastiyo yaza bishyiramo nk'amatara atamena amaso cyangwa nuko nge nyarwaye wowe urwaye amaso ubu ntabwo uri kundeba nyarwaye no kuba ntabona biratandukanye ubu uri kundeba ni urwaye iperi cyangwa hariya ni iperi mitropi na myopi ubwo yaba ari misho kuko ndabona ku kigero cya 75%. Okay. Bikabije. Na mahoro ariko urebye navuga ngo mfite umutekano mu gifu no mu bwonko. Urahita unjyana he rero ko mbona weekend irimo itangira? Ntabwo mpavuga izina ntabwo baraza ngo tubamamarize kuko turayitangirira Nyamirambo nitwava turajya Copenhagen ndahavuze. Ya. Yewe urabizi ko njya muri ya hoteli duturanye via studio. Iriya ye twegeranye hariya ntabwo njyageyo. Iyo kwa databuja wundi. Databuja wundi abari kuhanyura imodoka y'imba nyiboneka to. Iriya hoteli ujya ubona ukuntu ihuruza abantu. Iriya hoteli ni sawa cyane. Ya isesengura makuru rya none riribanda ku nkuru ebyiri zo mu Rwanda, inkuru ebyiri zo mu karere n'inkuru yo muri Afrika ndetse n'izindi nkuru ebyiri zo hakurya mu gabane Afrika. Turahera mu Rwanda aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uyu munsi yasoje icyiciro cya 13 cy'itorero indangamirwa mu majyaruguru y'u Rwanda. Hari hateraniye abanyeshuri biga mu mahanga n'abandi biga mu bigo mpuzamahanga bya hano mu Rwanda bari mu itorero rya 13. Turagaruka ku butumwa yahatangiye, tugaruke na gato ku ijambo yahavugiye rigaragaza ko abitabiriye inama y'ubushize Youth Connect abenshi muri bo bagaburiwe ibyo kurya bitameze neza. Turagikirehe nabari yanumvishe ubwo maybe yabazaga abari hari ariko nundi bari muri iriya nama nge nabanje gutekereza ko ari bariye ko yanababajije rwose ababaza uko bari bagenda bamusubiriramo ibyo kurya kuva bya mu gitondo kugeza ku byo ku mugoroba. Turareba abaturiye ahitorezwa abasirikare ni mu karere ka Kirehe Inasho bo barasaba kuhimurwa kuko ngo ari abasirikare barasa amasasu agakomeretsa abaturiye. Turaza kumva ubuhamya bw'umwe mu bahaturiye turi kumwe muri studio. Kwisuseka nkaho ari wowe. Nge nari nterewe mu gihuru gusa nta kindi narengamije. Ari minisitiri w'intebe w'u Burundi yavuze ati umurundi ukorana n'abarwanya u Rwanda azicwa. Bozo mumeze akosha nyankunda politiki iraryoha. Mu minsi yashize abanyarwanda indirimbo zari tuzobameza. Ariko kubera ko umuyaga wa politike wahindutse uri guhuha bitandukanye nuko wari umeze none ubu murundi uzashaka guhabaringa abarwanya u Rwanda niwe bazoca barameze. Yego politike ni nziza rwose. Kasti urabona iyi mikoro itari hejuru ku buryo Yves yayimanura dukomeza n'ikiganiro ariko ahubwo imfashe mu muri rubanza bari mimiri. Yego hanyuma Perezida Museveni we yaciye caguwa avuga ko ari imyenda izanwa muri Afrika bayavanye ku bapfu. Abantu bapfuye bakabambura imyenda bakayohereza muri Afrika. Muri Niger rero Niger yemereye Burkina Faso na Mali kuzayitabara kohereza ingabo ku butaka bwayo mu gihe izaba itewe. Ntabwo ibyo ari byo byanaryoheye. Cyenda ryoheye na Perezida wa Mali. Ejo niwe nari ndi gukurikira ubutumwa bwabwira Perezida mushiti wawe muri Nigeria Tinubu. Avuga ati mva nkubwire mugabo muzehe.
ni wowe uyoboye ibi bitekerezo byo kohereza ingabo muri Niger ngo bajye gukora ubutegetsi muvuga ko butari demokratike. Yego. Sawa ndabyemeye. Maze rero muzehe nawe tuzi uko byagenze mu matora. Uwagutsinze mu matora turamuzi siwe perezida. Ingabo ziratera Niger. Tuzatabara Niger, tuve muri Niger tuze nawe tugukureho dushyireho watsinze amatora. Kuko turamuzi. Kumbe byabintu nuko biba bimeze uwatsinze amatora bazwi nubwo hari ubayoboye. Navuze na Afrika ubundi hari umuregema nimba ukunda imiziki uriya mushuti wacu ariya mu Brondi uyu mushuti wacu wa trade nawe tujye tubana kuri prima bamwita Benoit ni ubu bizi cyane ibintu nk'ibyo hari uwitwa Tiken Jafakol ndamuzi n'indirimbo ze n'urufaransa rutomoye indirimbo nyinshi buriya mu ndirimbo nkunda cyane mu baregema abashobora kuba ari mu bambere unafite indirimbo ivuga ngo mon pays va mal yego ndayizi none nakavuze yahinduye akavuga mu continent ko none Afrika ya turaza kureba na Donald Trump yakojejwe muri gereza yahoze ari president wa Leta Zunze za Amerika. Turasoreza kwa Putin na Prigozhin. Putin yavuze kuri rwa rupfu byatangajwe ko rwahitanye Prigozhin. Namubonye ajyana n'indabo aho bari kumwibukira. Narebye n'ijambo rye ryarivuganya agahinda. Rirebye ryose mu bitangazamakuru bimwe bari bashyizeho uduce abantu mu burengerazuba bw'isi kujya kubashakiraho ibintu by'abanzi babo biba bigoye ahari. Aje kugira amahirwe ko n'ijambo rye ryose ryari ryanyaryo kandi bashyiragamo agace gato gusa kerekana ko nyine yaba afite uruhare mu kumwica ariko yavuze ibintu byinshi. Okay, ejo hari umuvandimwe wavuze ngo tujye tuvuga turebana. Murabona noneho turi kurebana ahubwo ngiye hari abaciye mu gikari barambwira ngo nsigaye ngo uyu munsi nzana mu kiganiro nishimye ngo ejo nkaza nabishe ngo ufite trouble bipolaire ahubwo yewe mba nta mujinya mfite nta nubwo mba narakaye ariko ubundi kuki wamugana iyo siroga ari yahisemo cyane uko ari wowe ubifite iyo siroga nayibye ahantu buriya nta nubwo ari umwimerere ariko maze nk'imyaka ibiri hafi 3 nyikoresha buriya no kuri ya radio nyuma y'ishyamba nakoragaho niyo nasoreshaga nayibye ahantu turi kuganira mu kagoroba k'abapapa umuntu umwe arayikoresha numva ndayikunze nyine kumwe abantu batangiye kujya impaka ukabona birashyushye cyane umujinya kandi muraka none mpita numva ni nk'akantu kabwira abantu ngo ko mugaruke twikomereze cyangwa dutandukanye neza amahoro akavuga bibazaga nakibye nta nibanga ririmo ni umunyamakuru witwa Flavien Ndayisenga Amasunzu ariko ntabwo nakamwibiye muri radio twari ahantu nyine abaga mu kagoroba k'abapapa aragakoresha numva ndagakunze mubaza igituma atagakoresha kuri radio ntiyaraza uburyo ari zahabu okindabwa none ukamati ntaribi bandakatwaye okay harya hari akagoroba k'abapapa n'akababyeyi sibyo icy'ababyeyi n'umugoroba ntabwo kiri akagoroba ubwo akagoroba muko kari kaba kameze ivi reka duhere imusanze imutobo mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare aho umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uyu munsi yarimo asoza icyiciro cya 13 cy'itorero indangamirwa yarimo agisoza ni icyiciro yatangiyemo ubutumwa mvuga ko bukomeye yavuze byinshi ariko njyewe kimwe mu bintu nakunze kandi nakuyemo ni igitekerezo kibwira bari abasore n'inkumi ngo hari no yagize aravuga ati nimushaka iyo myenda bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Rwanda yego muzayigumisha iwanyu ntimuyisubize abandi twakoze itorero turayisubiza yego arababwira ati nimushaka ntimuyisubize noneho ahubwo ikirenze ibyo mwebwe mupfa kubimenyesha gusa ntuzashaka muri ibyo mwiga n'ibindi azagaruka avuga ati na joining yanababwiye ngo ikigemo mumazaha ni cyabafasha gutabara bamaze iminsi 43 ngewe ikintu cyatumye mbikunda no kubibutsa ati ibyo wiga byose uri bw'ikiganga waza hano kavura uri umuganga nge ndiba ibindi uri umusirikare kandi hari ibindi bigusanga umujene wese uri physically fit afite izindi nshingano arimo ariko umwitozo w'igisirikare uzingatiye ameze neza wenda hari bibanze imyaka iri kuducika ko nanjye nakifuje ko abanyarwanda twese tuba turi abasirikare
niko nakabyifuje maze imyaka kuncika nabonye buriya iyo mukuru w'igihugu arimo atanga imbwirwaruhame kuriya nge nkunda kujya muri chat z'abantu hari icyo bagenda babivugaho hari abavugaga bati imyaka 21 bazayongere natwe turifuza kujoininga ariko tubera inzitizi umenya nawe uri umwe muri bo hari n'uwavuze ati ubugufi mu gisirikare umenya batakwemera nge n'undi nigeze kubigerageza nkiri muto ntibyakunda ariko ntabwo mbyicuza n'undi manumva ndi umusirikare ntabwo bisaba kunyambika iriya myenda banumva ndiwe bigize ubigerageza kugerageza ntibyakunda gukorera ubuvugizi niba ugifite ariko n'ubundi ndiwe ntabwo binsaba kujya ku ikosi n'ubundi ndiwe ese umusirikare utaragiye ku ikosi ndiwe cyane aho ntumbaze ngo mfite ihe peti kuko ubwo bijemo amapeti nahita mba umurokore ntabwo bizi buriya abarokore bose ari abapeti bafite amapeti yo hejuru wenda umusirikare wa Yezu wo mu rwego rwo hejuru uri generali we uri koloneli we wenda umusirikare wa Yezu wo mu rwego reka tugende muri make tunyuremo mu by'umukuru w'igihugu yavuze ariko hari ikindi numvise kijyanye n'abajya mu nsengero gusenga no butumwa no muri Youth Connect ubushize yagarutseho urabona ko uburyo yabivuzemo mu bihe byegeranye agaruka ku kintu cyo gusenga cyane bwa mbere ya Youth Connect yibukije abantu ko kuba usenga cyane ku cyumweru uzinduka ukajyayo ko ngiye wasigaye mu rugo nta kintu ndusha udafite n'umwanya wo kuncira imanza ejo bundi yavuga ibyo kwibabaza abantu bakora ingendo ndende n'amaguru kujya habereye ngo amabonekerwa nacyo ni igitekerezo kigari cyane kari nijabo banza nijo twarakomoje ku bintu bisa nk'abyo tutazi ko ashobora kuza kuvuga ku bintu nk'ibi turi kuvuga ukuntu mu Bushinwa aricyo gihugu cya mbere kiproducinga Bibiliya ariko ko abantu muri bo bemera ibyanditse muri Bibiliya ari bake ko twebwe abantu benshi turi mu muryango wa Gikristo twizerera mu Mana ya Isiraheli ariko ugiye muri Isiraheli kubizera Imana ya Isiraheli nibo bake mu batuye muri Isiraheli none umwe muri aba basore n'inkumi bari kumwe n'umukuru w'igihugu ni nawe wamubwiye ati tumaze igihe hano twigishwa ko nta gihugu na kimwe gitera imbere kidashingiye ku muco wacyo uze kundungurukira undebereye abo Bashinwa bitumazemo iminsi twirwa tuhata abantu undungurukire mu Buhinde undungurukire mu Burusiya undungurukira aho ushaka cyane cyane mu bihugu bya Aziya abo bari bateye imbere n'umuco wabo uri kumva buri Amerika yushobora kuvuga ngo ngo bite Amerika ntigira umuco n'uruvangitirane rw'imico ni no ruvangitirane rw'abantu niyo mpamvu nta muco ariko bagera nabo ku cyitwa national interest inyungu z'igihugu bakaba bahagurukira rimwe none se buri uzareba abantu basangiye ibyago bahinduka abavandimwe ibyago byashira buri wese agafatiza yanababwiye ku kintu cyo kwenjoyinga hariya mu mahanga aho baba bari aravuga ati mujye mwenjoyinga ariko ibyo wenjoyinga alafa cyangwa nyuma ya byose ubona ko ari byo byakwenjoyinze yego byo kunywa ngo turi kumakinga fani fani ntabwo ari ukunywa ahubwo ngo nibyo uza kunywa ni resulta zizavamo kugira ngo abantu bajya babibona iyo waraye umerewe neza muri weekend ukabyuka zirimo zikwenjoyinga ndabizi hari abahita bajya muri comment bakambatiza niyo mpamvu bakubwira bati umuntu w'umuhanga cyane umugabo w'umuhanga cyane ikinyobwa kimwe rukumva kwiriye kubanywa n'amazi uri inzoga abantu barazinywa turazinywa tukumva ziranaryoshye ariko economic wise iyo uri kubara ngo umwanya nataye wa mwanya umara uri ku mu nkera z'imfabusa umwanya uza kumara uhanganye na hangover n'umwanya usanga abantu benshi bata umwanya munini mu nzoga wakaba ikoreshwa muri production utabaze noneho ingaruka zigira ku buzima hanyuma yive tunywe resi cyangwa ntitunywe tunywe resi ndashaka kuza umuntu uvuga ngo ntitunywe ariko hari umudokiteri nabonye by the way ku Isango Star arimo avuga ati ahubwo ntitunywe uzi ibyo bintu bikinishije Rwanda Revenue yahaguruka uvuze ngo ntitunywe ntiwabonye muri covid batubwira bati munywere mu rugo se
gahunda yaguma mu rugo abantu twagize tunywere mu rugo warebye umusoro izi nganda zicuruza agasembuye zungutse zarishimye zita abanyarwanda turabemeye muzi guca amacupa intege bakayasubiza mu makazi. Hanyuma reka dukomereze gato ku kindi yagarutseho cy'abagaburiwe ibyo kurya none ngo bakaba barwaye mu nda bitabiriye Youth Connect. Yavuze ko rero ari ikintu kibabaje kandi ko ababigizemo uruhare bakwiye kubihanirwa. Icyo uvuga cyo kubihanirwa ni accountability yavugaga mu bintu bitatu Rwanda rwubakiyeho ariko nkabona ari n'umuco ukwiriye gucika kuko ntabwo ari aha gusa bibaye ni ibintu bimaze kuba kenshi mu ngeri zitandukanye twigeze kubibona iburasirazuba twarabibonye i Kigali bimaze kugaragara kenshi abantu barya ibiryo bitizewe kandi umukuru w'igihugu mba numva abantu bakwiriye no kujya bamurinda kuza nyine mu bintu byamuzanye binini biri kuri hoteli ya perezida bakisanga niba agomba kuza ubushize wibuka ko igeze uravuga ngo hoteli bakagira ngo ni hoteli isanzwe biri ku rwego rwe ngambo ari ukuntu ryumvikanye kugira ngo ataza kugira igifaransa interference linguistique biri ku rwego rwe na yego noneho ubushize yari ari kuvuga ku by'amahoteli agaburira abantu intica ntikize akabiba inano bakarya ubusa ndabyibuka ni nyuma ya World Economic Forum yabereye muri hariya World Economic Forum yabereye hari akan Kigali mu Rwanda nzi kigiberi Davos oya nari nayitabiriye yigaga kuri Africa World Economic Forum Africa niho bagabuye utuntu kajyona mugani n'uturabo tumeze ukuntu nyuma yabivugira irusororo bagiye gutaha ibigega bya SP gutyo komeza ubwo icyo navugaga ni umuco uba ukwiriye kuranduka uzi impamvu uzasanga aba bantu bahereza abantu ibintu birwaye binashingira ku kutagira competition nzima mu masoko yo kuza kugaburira aba bantu agasanga umuntu mu masoko mu bintu nk'ibi harimo monopoly ku rwego niba afite n'ibyo bintu byenda gupfa ntabwo bafite bwo kuvuga ngo nimba hereza kariti itari nziza ntabwo butabizambuza isoko kubera iki se wabigenzura ibyo bintu wasanga bishingira nta muntu uzi neza ko akirajwe ishinga no kuvuga ngo iri soko nkore neza ndigumane ushobora gutinyuka kugaburira abantu ibintu none si yo monopoly kwivugwa hafi mu bintu byose mu Rwanda turabigenza dutereka ubu turi kuvuga kuri ayo mahoteli monopoly kwivugwa muri transport monopoly kavugwa mu monopoly uri kubyoroshye ntabwo ivugwa ahantu hose iri ahantu hafi ya hose ariko ntivugwa uriya monopoly hari monopoly twibona mu buryo buri kiriye siritu mu bintu bimwe na bimwe bireba bifite uko byegeranye n'inzego za leta ko dushobora no kuvuga duti nta kibazo nk'urugero uyu munsi REG gucuruza amashanyarazi ntabwo dufite kuvuga ngo REG impaye serivisi mbi ndayirukana ngure kwandi wasaka impaye mazi nabi ndayirukana ngure kwandi none mu bigo byigenga uzajya ubona hamwe ni monopoly ahandi ni oligopoly ariko hakaba ahandi hatakabaye hari monopoly ari open market ariko hakaba hari abantu ayo masoko bayafite mu buryo kandi buboroheye bayakabye abo rero nibo bagera igihe nyine akabyimba mugani wa yamvugo agasanga afite amafi yapfuye muri firigo afite inyanya zaboze muri firigo agasanga afite akumva nta kibazo kubigaburira abantu hanyuma nibyo warutangiye uvuga uti abantu ntibakwiye gutuma perezida ajya ku rwego rwo kuvuga ibyo bintu byabo bito bakabaye ntabwo mbyita bito perezida nk'umukuru w'igihugu yakabaye bamurinda ibyo bintu ahubwo bakamurekera ibindi bintu birenze ibyo ngibyo noneho ibyo bintu uko tubirenga uzi ikibazo gihari uriya mwanya aba yagarutse kwa biriya bintu ntabwo n'undi aba yabuze ikindi kintu yari kuduhereza sibyo ni umwanya bakabaye bamurinda kubizamo bakabivana mu nzira ahubwo sinzi nimba warebye ikintu yabwiye aba bajene ababwira atari abo bantu bahora bafasha hari abantu bavukiye gufasha n'abavukiye gufashwa yavugaga abo biganiye mu mahanga cyangwa abo bakorana iyo ngiyo ukumva arakubwiye ati wowe turuka ati nturuka mu Rwanda ati anko wanjye aherutse kuza mu Rwanda hari abana afasha ati ukumva umuzungu ari nko kukwena cyangwa kukunnyega ariko nibyo abakubwiye ati wowe iwanya aho ngaho tujya gufasha we ntiwabafasha ko dukora akazi kamwe ko dukora avuga ukurikije bya bindi tuganira birawe wenda tutari kuri mikoro byo kuvuga ngo Afrika ko no kuri mikoro tujya tubivuga Afrika ikwiriye iki byagenda gute ngo yihaze tubijyaho impaka bisanzwe avuga kariya kantu ntabwo umvisha ubaye touched ukuntu ntabwo wumvaga iyi ngingo none hitangiye kuryohera cyane none se kuki aba bantu bamwe mu mwanya wo kuba yatuganiriza biriya nibirenze ibyo kuko abifite arabizi
ubushize uribuka ari kutubwira ibya table d'honneur tubwira terega natwe hari aho tugera ntitujye kuri table d'honneur biriya ntabwo arimo kutubwira ko ababajwe no kutajya kuri table d'honneur niyo byaba ariko kuri ariko bifite indi message bisobanura ni nko kuvuga ngo please ntabwo iyo table d'honneur hari abo yagenewe ntabwo yagenewe byashoboka kandi dufite ingero z'ibihugu byari bimeze nkatwe mu myaka mike ishize ariko umunsi bitameze nkatwe ariko ibihugu hafi ya byose turi kwirukiramo abanyafurika noneho mbivane mu Rwanda ni ibihugu mu gihe gito gishize byari bimeze nkatwe twakora iki rero navuga ngo rimwe na rimwe nk'uko ejo yabibwiraga babayobozi avuga ati ni amahirwe tuba tubahaye birakwiriye ko abantu bafata ikintu cyose bakavuga ngo nyine tukajya mu isi y'aba perfectionist niba ari serivisi ari u Rwanda igihugu kivugwaho kwakira neza abantu baje bari ibintu bisobanutse kandi bireke kuvuga ngo turabaho ibisobanutse kuko ari abanyamahanga Karinija none kimwe mu bintu utazi ibi bintu bigenda hingengo y'imari nini wa muntu uzi ibintu byo kugaburira abantu ngo bagiye mu manama nkaya ngaya abantu bari mu itorero nk'iri ngiri uzi ingengo y'imari birimo nge narabirebye itorero maze kurikora kabiri nzanasubira mfite impamvu nzagira niba tanarigira rigenewe ikiciro ndimo nshobora kuzagira igihe mbisabira nshaka gusubira mu itorero mfite impamvu zanjye kandi hari inyungu ndibonamo ariko kimwe mu bintu nateyeho imboni ndirimo mu ncuro ebyiri maze kurijyamo umuntu ufite isoko ryo kugabura bafite isoko ryiza yakaba yagaburira abantu ibintu bizima kandi bifite ireme reka dusoreza aha kuri iki cyiciro bari abantu mu itorero gusa kimwe mu bintu uriya mukobwa wa RMC yavuze mu byo bigishijwe nuko ushobora gukora ikosa umwe rikagira ingaruka ku bantu benshi yego kuko wabonye ko na minisitiri w'urubyiruko bahise bamuhagurutsa bati ni gute biriya bintu bigera kuri uriya rwego ubwo ryakozwe n'izo hoteli n'abo bantu bagabuye ariko noneho bigeze no kubazwa na minisitiri anyways reka tuva aho ngaho reka tuhave twigire mu kagari ka Nyakabungo ni mu murenge wa Mpanga mu karere ka Kirehe abaturage begereye ahakorerwa imyitozo ya gisirikare barasaba ko bahimurwa kuko ngo uretse urusaku hari nabo amasasu akomeretsa Ive numwe mu bantu bahazi ni numwe mu bantu baturiye ntaduha ubuhamya tureke kujya mu by'ikinyamakuru umuseke cyanditse baturiye cyane kuko twebwe iwacu ndavuga aho nakuriye ni muri Kayonza hafi za Cyarubara ariko urumva ubugana za Nasho yego rero mu bihe byanjye by'ubwana cyane ko nkuze nonge nkisubirira mu mujyi nasanze nkajya ngaruka ndi umushyitsi nibwo kiriya kigo navuga ngo cyari gitangiye gukara cyane mu bijyanye n'imyitozo ikarishya ya gisirikare nibuka ko twakundaga kuzamuka umusozi tukajya hitwa Kamarashavu kugira turebe abakomando bamanuka mu ndege ibyo by'urusaku rero hari igihe byabaga none n'abari kuruka bawabyumva wumve ko iyo konsta yabo baturage ahubwo twe twayumvaga neza nk'ababaga bagiye hitwa Nasho mu isoko haba isoko ryiza uri ihene nyinshi muri hano i Kigali ziva Nasho niho havuga uduhene tw'utunyarwanda kandi kuri make ubwo abarya ihene mwabyumvise abaryanyama yego nari ngize ngo nanyumbariye mukomeze noneho ukabyumva muri ibyo bihe ntabwo nigeze numva amajwi y'abataka yuko bakomeretswa n'amasasu cyangwa se abageraho ariko ikintu nakubwira cyo ikintu cyitwa urusaku rwose cyo cyarumvikana ntabwo ari ibintu bihoraho pe ariko ari igihe cyageraga rwose urusaku karuka hari amakuru rero avuga ko ngo abaturage babwiye ko saa 3 za mu gitondo bagomba kujya baba bavuye mu mirima kugira ngo imyitozo ikomeze umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigade General Ronald Rwivanga yavuze ko iki kibazo bagiye kugikurikirana nibyo byiza navuga ngo icyo kubwira abaturage ngo bave mu mirima saa 3 cyo ntabwo numva ko ari ikintu kibaye hariya ku bantu bahazi nagace k'ubuhinzi cyane hegereye amazi aho nzi ni hariya kwa Buffett uraharenga gukomeza imbere Buffett nagarukiye ara kwa Buffett yari iruhande rw'ikiyaga ahantu hawo ese hariya ni wale ni papa cyangwa ni umuhungu ni Howard Buffett muzehe nigeze kuhajya mbona uburyo buhira biryoshye bafite ikintu cy'ibyuma bitambitse hejuru mbona biryoshye mu kuntu meruka yo cyagiye covid yari ikomeye president yagiye kuhatanga rero nkavuga ngo mwabantu mwe kubwira umuturage w'umuhinzi ngo saa 3 nge narahinze nzi uko bisa saa 3 umubyizi ubutaraboneka rwose uri utangira nko ku bantu bazi guhinga ibyitwa umuzenzo yego nka saa 3 hari igihe ubuhereje umuntu umuzenzo wa kabiri bagenda bawuhererekanya umuntu kwita umubwira ngo ataha tushije ikivi
ntabwo biba ari sawa. noneho hari nk'ibihe biba binaryoshya umuhinzi waryohewe n'isuka ashobora no kurenza yiyo ageze na saa saba cyane rwose. iyo muri guhinga muri nka benshi gutyo ibyitwa umuzenzo muhererekanya ari amasaha mutayamenya. noneho abantu bahariya batunga ikigage cyitwa umugorigori sinzi mba kikihaba bagira gutya rwose bakakijyana no mu murima. umuntu rero arakubita saa saba ubwo batangiye kujya gusoma ku kigage cye akagufuka akagaruka. nkavuga ngo uretse kuba byagabanya umusaruro wabo iyo option yo kubimura ibaye ariyo yakoreshwa ibaye yatekerezwaho bigashoboka kuko nanone ntabwo yo kwimura ikigo y'isingitekereza kisho nanjye nuko iyo ntishoboka. ikigo cya gisirikare byonyine kugira ngo ahantu kibone kijya noneho kiberamo imyitozo ya gisirikare biba ntabwo ari ibintu biba byoroshye. ubwo cyahabonye no kukimura byagorana ntabwo ari ibintu byoroshye. niyo mpamvu uzabona buriya no mu bihugu bashobora kuza ugahirika ubutegetsi cyangwa se ukabuhindura ugahindura ibintu byose ariko hari ikigo cya gisirikare ukabona kirahagumye. ntabwo ari ikintu kimuka gutyo bazabitekerezaho cyangwa bagire nuko bavugana n'abaturage bajye babinforma bati mu bihe ibi n'ibi tuzagira imyitozo ikaze mube mwihanganiye ibi cyangwa bahindure uburyo bashobora gukora imyitozo kuko nabikubwenge ni ahantu nzi cyane najyaga mpatembera mwa biriya bice ntabwo ari ibintu byahoragaho kitsemba byarahindutse bijyanye n'imyitozo isigaye. Yves tunyarukire mu karere kacu ka Afurika y'Iburasirazuba duhereye mu Burundi. Gervais Ndirakobuca ni minisitiri w'intebe w'u Burundi. Setse ngamwe twaheraga twikomereza ariko ya minisitiri w'intebe w'u Burundi rero yavuze ko umurundi uzakorana n'abarwanya u Rwanda azicwa. nyine ubwo mise nongera nkatekereza Demi. Okay avuga ngo tuzobamesa uriya reka nkubwire sha uriya umwanzi azashyigikire kabavandimwe barwana ko nge nemera ko abarundi n'abanyarwanda ari abavandimwe ndetse muganda unyumva cyangwa umukongomana nyihanganire nemera ko ibi bihugu byose dufitanye isano ariko mbwiye ngo tonde kuko turushanwa ubuvandimwe birumvikana habanza Burundi hagakurikiraho Uganda hakajyaho Kongo hakajyaho Tanzania undi subi bidukikije niba birangiye abandi n'abavandimwe by'inyungu ibidukikije byo harimo n'amashyamba n'imigezi. Okay sorry ubwo nuko nahita mbipanga nkahita nanikomereza. ubwo rero kuba ndira ko buca ari kuvuga bino ubwabyo birashimishije. biriya nta nubwo mbibara yuko bazanabikora cyangwa bagira iki ariko ni nko kubwira abantu ngo cyagihe burya tuza amazina y'abari bashyigikiye abarwanya u Rwanda kandi twendira ko buca ntabwo ari mushya muri system y'ubutegetsi nibyo ariko uyu munsi niba unanyumva ubizi ko wari urimo ntiwongere aba bantu turi kugenda tubana neza. nibuka ko nimba ari igihugu cyabanye nabi n'u Rwanda abategetsi bakajya baterana amagambo hazarani kandi mabi n'u Rwanda n'u Burundi noneho byahuriranye nuko na Uganda byari bizambye. Yego uri hari umugabo tumusuhuze ndabizajya kurikira ibiganiro n'ibintu byo kumbuga nkoranyambaga bitwa Olivier Nduhungire. Byagize igihe twitira mushyuhana yari umunyabanga leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukaba ukabona arasubiza uyu Burundi uko ni Buganda ifite amateka kubise mwivi. Yego hari bakiri ba Nyamitwe Nyamitwe nawe na ambasaderi kuri Twitter udakunda kuri Cipana nta mikino yari nimba ari intambara yabaye ya M muri Triple M tego tungire ukabona kubise hariye buri Nyamitwe aramusubije kubita hariye Filemoni Matekera amusubije mukanya akaba hivanzemo idosiye y'uyu mugore wabaga muri Afurika y'Epfo mwita uti wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga arindi wese isuru undi bavugaga ko yego kafite yego ni ikintu kibagira nyine mbere yuko bigira ubwo ngubwo akaba aramusubije ibi bintu bikaze. noneho wabonaga ko ni Burundi ho ni Bugande ho hari abanyarwanda bashoboraga kuhaba adafite ikibazo bikavugwa yuko uwo muntu bayorohewe no kuba nta kibazo afite Bugande ari umuntu abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda babona neza ariko nimba bagususpectinga urahura n'ibibazo i Burundi ho none ibyo ntibyari binahari byo kunyuza mu kayunguruzo kuba umunyarwanda byageze igihe bibi ikibazo gikomeye byageze igihe ibintu biba bibi cyane uyu munsi none rebe biri kuvugwa noneho uziko byageze igihe none nka perezida w'igihugu General Evariste yego yita n'ubuyobozi bw'u Rwanda indyarye hazarani ariko nyine nibyo watangiriyeho politike burigira ibyayo nta mwanzi uhoraho nta nshuti ihoraho nuko Machiavelli Cray niwe wabivuze uyu muhungu umwuzukuru wa Ford na Machiavelli yarabyanditse yego the prince we yaravuze Cray yaravuze ngo in politics is a quite game
there is no permanent enemy, no permanent friend but permanent interest. Ive rero yabivugiye muri commune Mabayi muri Cibitoke ku cyumweru ahaherutse kwicirwa umuyobozi w'imbonerakure. Ubwo twagira ngo gusa tubinyuremo tubibutse ko kuri ubu ni free abarundi kujya gusura u Rwanda, ni free abanyarwanda kujya gusura. Hari n'inshuti yanjye yitwa Martin wi Dubai, mu gitondo twavuganye ambwira ati nageze mu Rwanda numva mbaye interesi yo kujya gusura u Burundi, ati nzahamara iminsi 5 njyara mu byaro ndara mu migi njya kuri beach ndeba Burundi n'igihugu kimeze gute kugira amakonje ari prolonged. Yego, hari abanyarwanda benshi bari biyambukiye bari mu gihugu, nta kibazo gihari. Uragenda uyu munsi yameze ati mu kanwa harashyushye cyangwa hari mu ruburu. Umuntu wavuze akageneraliza abarundi n'abana cyangwa umuntu watinyutse gufata nabo umurundi kuko ubutegetsi bubanye nabi, nabyo nyine bigarure muri sense inverse. Abarundi batukaga u Rwanda cyangwa abagande nabo batukaga, bigarure muri sense z'ibihugu byose. Na rimwe mwabantu mujye mubasha kusesengura no kuvangura intambara ngitete zinzego n'intambara z'abantu ku giti cyabo. Nta muturage nimba ibihugu bibanye nabi, zirikana ko abaturage muracyari abantu mwegeranye. Simvuze ngo igihugu nimba cyashwanye n'icyawe ubutegetsi bwacu bufate nk'ubutegetsi mudafite ikintu mupfa, ariko umuturage w'icyo gihugu mwari musanzwe mubana. Ariko na leta y'u Rwanda yakunze kubivugira avuga iti abajya muri Uganda mwambuke mwigengesereye amazi si yayandi. Ariko ntawe yabwiye ngo abagande n'abaki kimwe no ku Burundi bavuga bati noneho imipaka irafunze, ibihugu urabibuka ko byari byarayifunze. Ariko u Rwanda rwari rwaravuze ko wagatuna uri kuvugururwa. Ngira ngo byatangira itangazo rifunga umupaka ntabwo ryavuye mu rwego rwa politiki, bavuye muri Rwanda Revenue. Byoneka ibintu ntabwo kitari ikibazo cya politiki. Reka twigire ko i Burundi General Evariste yavugaga ko nta kizashoboka bataramuhereza niyo mbare n'abandi. Yego, muri politiki na diplomasi ibintu bagenda babijongara kugeza igihe bigeze aho mwabonaga mwe bitazagera. Batangirana ikarita 36 akabigira umukino urangira hasigaye ikarita 2. Buse ni mwibuka ibya Kongo n'u Rwanda bigitangira ko nta nama nimwe ubutegetsi bwafataga yo bwo hakurya butavuze u Rwanda n'ubushotoranya u Rwanda. Ubuse muracyabyumva muzi bavuge mu 23 igomba kuvugwa n'u Rwanda. Yego, kera amatangazo yari mu 23 RDF. None ubu ngubu nyuma y'amarido muzi hari kubera ibiki? Ariko sha Kiseketa kijya ku butegetsi n'u Rwanda twarahabyinnye byararyoshye. None ubu dusigaye turi imzina sheri rishiranye na oya ntago nge nakemera ko ntago rirashira. Anyways, reka twigire ku Sebo kwa Uganda. Muri Uganda President Museveni yaciye caguwa yemeza ko ari imyenda y'abapfuye. Ngo ni y'abazungu bapfuye boherereza abanyafrika. Hari umugambo uhuriyeho muri East Africa n'ibi bihugu ugucacaguwa watangiriye mu Rwanda. Tangiriye mu Rwanda unarakaza abazungu cyane na bamwe mu banyarwanda na n'ubu nibwira ko abanyarwanda bamwe n'uyu munsi bababwira ngo caguwa igaruke, bamwe bavuga ngo yego. Ariko mu Rwanda caguwa iraza gusa umusoro wakubwe washyizwe ku ijana. Uburyo bwiza bwo kugabanya ibintu buriya ntabwo wishoboye ni ugenda akagura inkweto ya caguwa. Sho nko gusanga rishobora kuba risora nka 200% ntabwo kubireba buryo ariko kuko umuntu arikunda kuri uru rwego akaba yarigura ku giciro ni caguwa. Ariko nkubwiye amafaranga igura wasanga ari ku rwego rumwe n'iyamangaze. Mwumva bantu batagira n'undi banabi ngo nshyigikiye ko caguwa icika kandi nyambaye. Tuzabiganira ubutaha namwe ntimukajye mubaza padiri ngo kuvuga ibukagira gutya. Ariko kuri hari igitekerezo cyo guca caguwa cyo ndagishyigikiye. Ariko se turayica dute? Uze gufata mashini yawe nidusoza ikiganiro ngo urebe ngo kwisi abantu bagura online baba bashaka iki. Mwanya wa mbere haraza imyenda byo kwambara, mwanya wa kabiri haraza udukoresho turi electronics. Yego, mu bantu bagura imyenda cyane buriya batazakubeshya abanyafrika twabuze ibindi ntitwabuze imyenda. Kwambara turabikunda pe kubera ko tunayifata nabi cyo ni kimwe. Urumva isigasaza vuba ikindi tuba twaguze caguwa nyine n'ubundi zigasaza vuba. Yego, kubera ko ari abazungu bapfuye. Byonyine gutekereza ibyo kuba barapfuye Museveni we nakubwiye ngo mu myaka ye ya nyuma ndi kumukunda.
wagendekera Museveni ntabwo ari iby'abazungu bapfuye gusa buriya mu bihugu byatembere sinzi mba bikiyaba nka mbere nko mu Bufaransa ndumva hari igihe nari ndi kubisoma mu myaka yanjye ya mbere yo mu itangazamakuru hari no mu Butaliyani batungaga n'ahantu bafata amakontineri araho yo gutama ibintu nk'ibyo noneho akaba barwiyemezamirimo babikozemo business irenze bacaho ngaho batoragura ibyo bintu barebamo ibigifite ireme baza kuri cyclinga bakazabituzanira tukabigura menshi natwe ariko nkavuga ngo Bwana Museveni kimwe n'abandi bavandimwe bo mu karere twifuza yuko iyo caguye ikiga. What are we doing? Museveni yashimiye ko abashinwa bazamuye urwego rw'inganda z'imyenda muri Uganda bikaba bigamije guca intege. Nge rero ntabwo ibyo mbishyigikiye kuvuga ngo inganda z'imyenda z'abashinwa ni z'abashinwa style ntabwo yavuze ngo inganda z'abashinwa abashinwa bazamuye urwego rw'inganda. Nese abashinwa bafitiye impuhwe abagande kurenza iyo implication y'umushinwa muri iryo terambere ry'imyenda. Ubu ni wakwemera ko umushinwa ashobora kuza kubaka umuhanda Kamonyi wenda Nyabarongo akorana na Yves na Karinijabo na Castio hanyuma yamara kubaka agiye ubumenye dusigiye tukaba natwe twakomeza kubukoresha. Umushiti wawe witwa Robert Greene wanditse 48 Laws of Power harano yageze haravuga ngo jya wiga gukoresha abandi ariko take the credit. Abashinwa kabone na hari bo batuzanira iyo expertise yo gukora iyo myenda bakwiriye kuza kuyikora kuko ari twe twishaka ataruka ari bo babonye ko tuyikeneye kandi bakayikora mu nyungu zacu ariko sinanashyigikiye kuba production iri gukorwa nabo yakabayikorwa n'abashinwa 100 nyuma yaho hari abagandi 3,000. Icyo nicyo ari kubaza Museveni bari kubigiraho none ndori icyo ndi kuvuga kwa Museveni mvuga ngo ntabwo ndi no kuvuga Museveni gusa ni ibintu bireba East Africa yose. Yego nta nubwo bigarukira ku myenda gusa ibi bintu byo kugurura imiryango izana abashoramari bo hanze biri iki kintu buriya dutunga ikintu cyitwa SMEs inganda nto n'iziciriritse and medium industries enterprises izo nganda ziba outcompeted cyangwa se ziganzwa zitsindwa n'inganda nini z'aba bantu rimwe na rimwe ku rwego kubera ikintu nita ubukerebutsi buke bw'abategetsi. Reka ngoreze urugero nimba hari n'ibishoboka njya mbona mu Rwanda rwose hari ibyemezo basigaye bafata nk'abikunda bazatubabarire baducire uko bari cacagwa baducire n'ibindi binyobwa n'ibiribwa byanditseho ngo for export only. Hari icyo nanyweye cyari kinyisha hari ikintu nari mparaye kunywa urumva kirabatari icyo nanyweye kigura 3,000 kaba kari mu gakanete gutya ntabwo ari iki kagura 3,000 ya nanyweye icyo mu Bahinde nako kava mu Buhinde cyanditseho mu Buhinde kibisi bwakeye mu gitondo ndebye inyuma ku gifuniko mbona handitseho for export overseas none ukabona yewe wiyengeye urwago rwanjye rwareze sogokuru na sogokuruza ariko nawe washyizemo ibikwangari n'ibiki kwangari byihorere igenda urwenge bisanzwe none ukora ingano nini ukora uvuga uti ngenge kwinga urwagwa amabido 50 kandi nzajya nyine n'urwenga bihoreho ntuzi zitwa muri ture urebe ko namwerega nago mushyiramo professionalism. Ikibazo gihari ahubwo hari umuntu ufasha abo bantu ngababwire ngo mu mikoro yawe mato ndagufasha gukora ibintu bifite ubuziranenge harya cya kigo cyamunyeshyaka cyitwa ngo cyo nibyo kujya bikubibarira hari fata umwanya wawe ngiye uzanabyishyura ngiyewe dufata umwanya tugende dufata aba baturage benga ibitoki n'ibiki aba bagiye bamenyerwa inzoga bose ubabaze ngo hari ugeze aza kuguhugura nakundaga kubyumva za Gisagara ngo bakwiye ngo kujyana ngo intoki zabo nuwenze akagwa ko kunywa batireka reka ibyo bintu ngibyo ntabwo mbishyigikiye harya buriya wakabayifata biriya bya for export only kuri nge birarutwa n'urwagwa rw'uyu muvandimwe wanjye wa hano wasanzwe kwiga kurwengera bivanye kuri art ya sekuru na sogokuruza kurenza uriya mutindi wafashe ibintu aje gucuruza nabizi ko bitujuje ubuziranenge akemeza yuko biriya bintu ntabwo babo biba bimwebwa none se aruriya ubireka bigatambuka ari n'ubimwoherereza ufite ikibazo ninde donc hari umuhinde wakuzaniye icyanditseho for export overseas only kandi ukubwira ko uzajya watakiwe hari nawe witwa ni Rwanda Revenue ni majerwa sinzi wari we ukabidedwana bikaza hari n'ushinzwe ubuziranenge ubibona ku isoko ufite ikibazo ninde bose ntawe mbona ufite igisubizo nge ndumva umuhinde nta kibazo afite we nawe kirimo ari exporting overseas hanyuma overseas ikabyakira it's okay noneho ikimbabaza none ukanasanga ntabwo ari bya bintu tuvuga ngo nibibura turapfa
buriya nk'uko esanse bashobora kuvuga bati ikiciro cyiza ni 6 ariko mu nabonye nayo ejo bundi dukoresha 4 none 4 yabuze dukoreshe 3 n'igice ko nabitorera kubera yuko niyo 3 n'igice nitibura birapfa n'urukani twayibuze ariko inzoga buriya hari ibintu utakangisha umuntu nta muntu n'umwe udakubita primus akubita mitsingi kandi ukazasanga rukubita mitsingi ya Musteri Primus na Skol n'iki byose akubita ku rwego ejo uvanyemo kimwe ubwo mbivuze byose byano mu Rwanda ntacyo mvuze tuvanyemo atagira uvuga ngo arakibasiye ugikuyemo nta kibazo umuntu ari bugire uzanasanga umuntu ingira ahantu yavuga ati mu iki gikonje kuko akunda cyabura ati nta ibyo ni besoin secondaire ni besoin secondaire ntabwo ari ibyibanze besoin secondaire ntabwo wambwira ngo uzifitiye impuhwe kurenza mu kwanosha uri kumva abantu bacu rimwe na rimwe hari ibintu bakwiriye kujya bareba bakavuga bati turi gushaka kwihesha ishema turi kwanga agasuzuguro ariko ntabwo wambwira ngo umuntu wanyoherereje for export only aranyubashye narakigotomeye hari ikintu nari ngiharaye pe ndagutomera ariko ni wagiye ntabwo nshobora neza reka twigire muri Niger Burkina Faso na Mali bo batiki Niger yemere Burkina Faso na Mali kohereza ingabo ku butaka bwayo mu gihe yabitewe ariko ibi bintu ndabona byaramaze kuba ikinamico byo gutera oya ikintu gihari mbona ko abantu bo muri ECOWAS natangiye kubabonamo ikintu cy'uburyarya cyo kubeshya abantu mu burengerazuba bw'isi bakomeza bababeshya tuzatera abo mu burengerazuba bw'isi bagakomeza gushyira operation ariko buri nge ningira gutya nkakubwira ngo buri reka ndike kwivuga nge imbwa ni kumokera mwajyaga mukina nyine uzakumwiza gusuhuza ejo yakona arika kumokera rimwe ejo yagira gutya ni ikimenyetso cy'uko no kukuri yakuriye tangira ushake mesure adéquate rero hariya muri Niger ngewe rwose ndabashyigikiye gukomeza kwitegura intwaro za mbere za Putin barazakiriye izo precaution yabazaniye ejo bundi ndakeka ataraje imbokoboko kuko yageze muri Mali naharahagera nabonye na Putin abikonfirma rwose precaution ntabwo yatubeshye ko yavuye muri Afrika ko yabugeze Moscow akabanza no kubana n'abategetsi ni ikimenyetso cyerekana ko yari umuntu uri muri systeme bien nibitegura intambara uramujyana kuko ngo yari umuntu uri muri systeme kandi ahari abavuga ko agihari oya ngewe kuvuga ngo umuntu arahari uwe yemeze ko yapfuye nge ntabwo nkunda amateori de complot urumva niba wowe kare nijabo mbwira uti nataye 5,000 sibyo nge ndinde kuvuga ngo urabifite kandi mais dans la vie y a toujours des cas hari uko mvuga ukuri cyangwa kumbeshya buriya rero guhita uvuga ngo buraya yataye uburyo bwiza bwo kuba umuntu muzima w'umunyamahoro mu mutima sindi kubuza abantu kuyungurura ibyo bafata sibyo nimba umuryango wa precaution uvuga ko yapfuye Wagner Group ikavuga ko yapfuye Vladimir Putin akavuga ko yapfuye sibyo inzego zose zikemeza ko yapfuye twe turi bande bo kwemeza ko ngiye ntago nemeza ko yapfuye nta nubwo mpakana ko yapfuye ngiye ndi gusubiramo verisiyo y'abanyirawe ibyawe wowe bijyange singe mbayo so reka I have to quote them reka twikomereze urugero nejo bundi ku itariki 24 z'ukwa gatandatu ubwo yagumuka uburengerazuba bw'isi bwabaye bwa mbere mu kuvuga iby'urupfu rwe sabo mu burengerazuba bw'isi babanje dutegereza verisiyo y'abava mu Burusiya cyatumye twemera ko ari ikinamico nuko abo mu burengerazuba bw'isi bari bakoze biriya bazi ko bari kumubamba agiye kwicwa ntiyicwa sibyo noneho kuko ari kumwica yarategereje the right time komeza ye komeza nagira ngo ucokoze the right time dekana nabyemekariyo mbere ko Putin n'uwari kuzakina kwanza bazi no kujya wanjye mukanye ndabashyiraho urutonde rwano Putin amaze kwica kuva ageze ku butegetsi 20 urumva ndi bu selection no mu 20 cyangwa 15 ariko ndakumenyesha ngo Putin akigera ku butegetsi bamubwiye ibintu by'iterabwo gusa ikintu cya mbere yababwiye akigera ku butegetsi mu myaka 21 ishize yarababwiye ngo njewe ntabwo mfite inshingano zo kurwanya ibyihebe uretse umuremyi wenyine niwe ufite iyo nshingano ariko inshingano ngewe mfite no gufata ibyihebe nkabishyikiriza umuremyi ari we Mana wabyumvise ejo bundi 2018 ibyo twavugaga hano bati Putin ujye ugira imbabazi ati njyewe koko batujye ubabarira ati njye mbabarira ariko simbabarira ibintu byose nicyo utababarira ubugambanye towa ubwo rero nimba nahariye yarashutse ako disi yarari kurira ni ishaye uzabo yako ningona kuryirira wari bo ningona ntabwo nayibona iri kurya umuntu iryihe niri
ndayimize mani reka twihute twari tugeze muri Mali na Burkina Faso ariko ngira ngo wari ariko twahavuye kuko twabonye ko Assimi Goïta ejo nibwo yabwiye abantu ati aba bantu bavuga ngo bazatera Nigeria turi tayari rwose ibintu bimeze neza tugomba kuyitabara ariko hari uwo nshaka guhereza ubutumwa bwihariye ni perezida wa Nigeria Bola Tinubu wa mugabo urengeye nareba guko areba mu isura nkavuga ni nk'ari kuvuga wagisaza urumva iyo Nigeria mushaka gutera tuzahitabara kandi muzadushobora kandi ko kuri guhari ntibazayishobora urumva maze rero nyuma yo kuyitabara tuzaza nawe tuzi ko wibye amatora niyo bya bindi babwiraga Kisekedi batereka turabizi noneho tuzaza dushyireho watowe kandi turamuzi ubwo nuko nguko bimeze ariko ubwo bya Wagner twabizanye imbere ntitwabwira abantu ko yabonye umuyobozi mushya yabonye umuyobozi mushya wari uyoboye ingabo muri Syria harya yitwa General ntabwo ni izina rye neza gusa icyo twakibutsa abantu no muri Ukraine hari Ukraine yabasaranye cyane bahita bamugarura muri Ukraine Uburusiya bwongera kubona mitende ni umugabo ushobora kuba ngaza amayeri y'igisirikare cyane Gerasimov harimo byava Abarusi ibintu byabo ntabwo izina ndifata neza cyane rero niwe wagizwe umuyobozi mushya wa Wagner yerekana ko abemeza ko Yevgeny Prigozhin atapfuye munamenye ko ubwo yasimbuye niyo yabakiriho azakorera nyuma ya Rido niyo yabakiriho nuko nguko ibintu bimeze ariko ikindi ubwo mukanamenya ko buriya Yevgeny twamwamamaje nk'umuyobozi wa Wagner ariko umuyobozi nyakuri ni Dmitry Utikin colonel uriya akaba kibamba muri special force y'Abarusiya akaba umwe mu bantu bakubwira ko umutima w'imbabazi ashobora kuba uheruka kiri mu nda ya nyina abamuvugaho bamuzi mu gisirikare cy'Uburusiya bavuga ko yari umusansusi nk'abantu bo muri FSB bo ngo bagiye bamubona umwuka ukavamo dukomereze kuri Donald Trump bwa mbere mu ibohero bamukojejemo Donald Trump abantu bari bamaze iminsi bumva ngo arashinjwa ibi ngibi ngo arashinjwa ibi ngo bamugeretseho ibi noneho ngo barashaka kumubuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu 2024 yakoze amateka yo kuba uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watawe muri yombi na polisi agafungirwa muri gereza yo muri Atlanta ariko nta umugoroba wa kane ubwa mbere Trump yarafunzwe muri ino minsi amaze gufungwa mu gihe ahubwo inshuro zigira kure enye mu gihe cy'ukwezi ahubwo umwihariko wabaye kuri no nshuro yahawe nimero y'imfungwa yahawe nimero y'imfungwa yo guhabwa nimero y'imfungwa burya nibwo ubaye umufungwa hariya mu bihugu byateye bitandukanye na hano muri Afrika ufungwa imyaka 4 ukijuka bumwe ugasanga muri dosiye yawe criminal record ntiwigeze ufungwa kandi wowe mu mutima wawe uziko muri gereza imyaka Trump yamaze muri kasho iminota 20 hari Atlanta arashinjwa icyaha cyo gushaka kuburizamo ibyavuye mu matora nabwo nyuma yesaza yandika kuri X yavuze ari Twitter rwose ko nta gahunda yo guceceka afite anabisubiramo ko ari kumwitambika mu nzira y'amatora ubwo tukabwirana ko Trump yahirukaga kwandika kuri Twitter muri 2021 Elon Musk atarayigura byagize ngiye Twitter ifunga imbuga za Trump ku rwego Trump yari afite gahunda nawe yo gushinga urubuga ruhanga na Twitter banza harariho uyu mugabo Mark Zuckerberg uherutse gukora Threads yavanye inspiration Trump rero gufungurwa mutagira ngo ibyo bamukurikiranaho byahagaze yafunguwe under bail atanze amafaranga kugira ngo ikiru urene kira ariko buryo banzo wahamijwe icyaha ni nk'ingwate y'amafaranga kugira ngo asohoke nanjye rwose nkaba mpamya ko Trump bagamije kumuvana mu nzira ya politiki yavuze ko icyabaye ari urukozasoni ku butabera bwa Amerika atabantu bose barabizi ko nta kibi nakoze niko mbibona nanjye mbona Trump ubundi nuko wenda mbona iminota wagenye yarangiye Trump abantu bamwe bazamubara nka perezida mubi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iki bashingira kuri biriya bintu byabaye byo gutera Capitol bavuga inteko yabo nibwo bwa mbere byari bibaye mu mateka ya Amerika kuri diplomasi mpuzamahanga yakoreshaga rangaje itari y'abanyapolitike cyangwa abadiplomate rimwe na rimwe akagenda nakatinga imfashanyo Amerika itanga ngabo n'ibintu byari gukururira ibihugu bya Afrika byo yabyise imisarane urumva ariko iriya jambo nararikunze no mu magambo mukundira rimwe nuko abantu bafashe ngo yabise imisarane ni perezida utarajyaga uhisha ikiyumviro ariko mu bintu byiza yakoze mu banyamerika
Amerika banamukundira benshi iriya ukuri yavugaga make America great again noneho muri manifesto ye muri iriya matora bavuga ko yatsinzwe ntemera ko yatsinzwe bakayita keep America great ni Trump wari uri kugenda arwana n'ikintu cyo kugabanya imisoro muri manda ya mbere yagabanyije imisoro bifasha abanyamerika cyane yari afite gahunda yo kugabanya imfashanyo Amerika ishora muri iyo miryango mpuzamahanga avuga ati ngewe American first umunyamerika azembere ayo mafaranga ndayajyana aho hari n'amafaranga yagabanyije bashyiraga muri OMS icyo gihe Trump arangije yajya mu byo kubaka urukuta ngo rubatandukanya na Mexique biri muri bya binyoma ibihumbi bingahe ariko faites attention bura muri Mexique hava ngo ibiyobyabwenge byinshi byinjira bigiye kwangiza abanyamerika yaravuga at least urubyiruko dufite Trump yari perezida mwiza wenda tuzabikora ikiganiro no Trump ngombwira mu ntuza ikindi kintu yakoze n'ubukungu bwa Amerika mu gihe cye abantu bavuga ko bwazamutse intambara zo hanze y'igihugu zigahagarara ariko cyari cyiza nubwo bavuga ko kwari ugusheta Israel na Amerika niwe mu perezida watinyutse kwimura ati yefashe kapitali ya Israel nyivanye Tel Aviv njyanye Yerusalemu abantu tavuga ati intambara iri gushoza ntuyizi ariko hari n'ibindi bihugu byaboneye yarazi cyagamije ngo yarafite hidden agenda Ive reka dusoreza aha kwifurize kugira ibihe byiza ndetse na weekend nziza niba uri umudive umudivantiste umunsi wa karindwi uriwe ntabwo ndiwe okay ubwo abafite imyemerere nk'iyo turabifuriza kugira isabato nziza hanyuma n'abafite imyemerere yindi namwe kuko dukoze ikiganiro cyo kwa gatanu tubanze tubwira abayisilamu ngo Juma Mubarak alhamdulillah niko duhita nako niko bahita bavuga simbizi kandi nigeze kubaho abatubwira abayisilamu Juma nziza ubwo nandi bo mu yandi madini tubabwiye tutamateraniro meza ariko mwibuke impanuro umukuru w'igihugu yatanze hariya gusenga ntibibabuze gukora Paulo yajyaga kubwiriza avuye kwicururiza mu yakoze harya niwe wari umunyamategeko sinzi umuntu umwe za Yesu wari umunyamategeko niba ari Yesu Paulo yabanje kwibera umuntu urwanya Yesu numwe wahindutse mbese nta mikino yari afite umwe yarazibambaga magera igihe Yesu aramubonekera ayo namate bavunya nkubwira nti ibintu byose umuntu wese kugukoresha ingufu aba ari sawa Yesu muri buryo bwa diplomasi byaranze abanza aramuhumisha none yamubonekera yahumiye ari mu nzira y'I Damascus aramubwira ati none se undenganyiriza muri za Syria aramubwira ati aramubwira ati ndetse kukurenganya wambabarira nkongera nkareba aramubwira ati ntabwo nzongera aho ni mwakira ijambo ry'Imana nuko nguko bimeze rero namwe mukore cyane tukire dusenge twanakoze sibyo se Ive wakoze cyane reka dushimira namwe abari badukurikiye tubizeza ko ikiganiro nk'iki ngiki ari akagaruka mugira ibihe byiza bye